Reka mbifuriza ibihe byiza mwese mudukurikira aho muherereye hose ku isi hose. Nk'uko mubibona nkaba ndi mu karere ka Rwamagana, nkaba nagiye gusura umuryango ariko umuryango ufite ibibazo, akaba ari umuryango wahuye n'ibibazo bikomeye kuko nkuko twaje kuwusura namwe muraza kugenda mubyirebera. Twagiye kubasura mu rwego rwo kugira ngo turebe se bimeze gute, babayeho bate, kuko uko twese tuba turi ku isi uko tuba tubayeho neza cyangwa se tumeze neza. Reka rero nangire mbasuhuza banatwibwira. Aha turi mu karere ka Rwamagana, ni muhe murenge? Umurenge wa Kigabiro. Watangira rero twibwira mama. Nitwa Sabizerwa Jeannette. Jeannette. Witwa nde wowe? Nitwa Batesi Sandrine. Batesi Sandrine. Rero uko umwana wabona afite ibibazo bimeze gutya kandi tukaba bigaragara ko ari nk'umunyeshuri, ubundi ibibazo nk'ibi yarabivukanye cyangwa byaje nyuma? Ibibazo nk'ibi yarabivukanye, biza kuba ngombwa ko yavutse afite utuguru dutoya cyane, avuka nta ngasire afite. Izo ngasire rero kwa muganga namujyanyeyo, bambwira yuko izi ngasire zitakira, ahubwo ibyiza ari uko bayaca. Niwe wahisemo kugira ngo bayace? Icyo gihe nari ndwaye cyane, nta nubwo nigeze njya no kumurwaza. Murumuna wanjye niwe wansinyiye, bemeza yuko umwana bagomba kumuca amaguru. Nanjye aho ndi nari ndwaye cyane, ntabwo nari mpari. Naje kwisanga umwana wanjye ameze gutya. Ise w'umwana se katari we wamusinyiye? Ise w'umwana, uyu mwana kuva yavuka ntago azi se. Papa we yaramwanze, yambwiye yuko ntago iwabo mu muryango ngo babyara ikimuga. Kandi ari we mwabyaranye? Akimara kunkomeretsa gutyo rero nahise mwihorera. Umwana wanjye dore nguyu, na nimero naje kuzuha uyu mwana ngo ajye amwihamagarira, ariko iyo amuhamagaye aramubeshya, akamubeshya, akamubwira ngo azaze ejo bundi ntazi. Kandi uyu mwana afite imyaka 13, na n'ubu ntago arigera amugeraho. Kuva umwana yavuka ntango papa aramugeraho ngo arebe uko ameze, nta kintu ajya amumarira no ku ishuri cyangwa se no mu buzima busanzwe? Kandi atanamuzi, ntamuzi. Muri make ni njyewe wirwariza nk'ipapa. Sandrine, karame. Sinavuga ngo umeze neza, ariko uko biri urashima Imana? Yego. Wiga mu wa kangahe? Yiga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Amashuri abanza ugiye kurangiza, ujye muri segonderi? Yego. Sandrine, wahuye n'ibibazo kandi ibi byose burya Imana igupangiye ugomba kucyakira, ariko ushima Imana ko uri muzima, ujya no ku ishuri. Waje mu kagare, twakubonye mama wawe arimo arakuzana. Niwe ujya kujyana ku ishuri mama? Yego, nawe aramfasha. Aragufasha. Hanyuma iyo uri ku ishuri abandi bana ubona bakwakiriye gute? Hari abanyakira neza, hari n'abatanyiyumvamo. Bajya bakubwira amagambo mabi? Yego. Bakambwira ngo ntago mfite amaguru, ngo nibakambone mu bandi. Ese bakaguha akato. Mama Sandrine, nawe nibyo navuze, ni umuryango ufite ibibazo kandi koko bigaragara. Mama Sandrine nawe afite ikibazo ufite cyo kuguru cyereka abakunzi bacu, hanyuma barebe nawe ko utorohewe nk'abantu mwe, abantu mugira umutima ufasha abantu mutuye hirya no hino. Iby'Imana yaduhaye tugomba kubisangira n'abavandimwe batigeze babibona, mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kubaho. Mama Sandrine, wowe ikibazo cyo kukuguru byagenze gute? Njye no kuvuga ngo navutse mfite ubumuga. Noneho njyewe akaguru kanjye kari kagufi cyane, nkajya ngenda ncumbagira nyine nsumbana. Biba ngombwa ko 9 ndabyibuka nari mfite mu myaka iri hasi nko muri 6 cyangwa 4 mo gutyo. Nibwo baje kunjyana mu kigo cya Gatagara, nabwo njyanwa n'umushinga witwaga Sosefu.
muri iki gihe ntabwo ugikora uwo mushinga wa sosefu niwo wanjyanye umuhuza n'abazungu biba ngombwa ko kakaguru bagaca nuko nisanze fasha kuva ku myaka 4 ndinze ngira imyaka 30 n'ingahe mbana n'ubumuga. Pole cyane bantu, reka dufashe wereka abantu badukurikira kuri Bucece mu Gace Show barebe ikibazo uyu mubyeyi afite, hanyuma barebe n'icyo umwana we afite. Birababaje, biteye agahinda, hanyuma kugira ngo twereke akaguru. Iyi ni insimburangingo muri kubona, ariko iyi ni insimburangingo muri kubona, ariko iyo ngiye kuryama iyi nsimburangingo nyikuramo nkagira gutya. Ubu ni ukuvuga ngo none ukaryama nkabivanamo nkaryama, niyo ngiye muri dushe nuko mbivanamo. Bantu mudukurikiye mwabibonye ko nawe ni insimburangingo, ariko ibibazo n'ubundi barabifite. Ubu se imibereho yawe ya buri munsi, kurya, kubona amafaranga bigenda bite? Murumva ngiye nta kintu nkora, namye mbabwira yuko nagize umugisha wo kwiga nkamenya ubwenge, ariko biba ngombwa ko ntabona ubushobozi bukomeza. Niyo myuga narayize ariko sinabonye ibimfasha kugira ngo ntangire uwo murimo w'akazi. Nuko mbayeho akazi kanjye. Iyo umuntu afite nk'imyenda yo gufura, hari igihe ngenda nkamufura akampa icyo 1000. Mwa Banyarwanda mwese iki 1000 cyamarira iki? Mfite n'uyu mwana ukeneye kwiga. Ufite abana bangahe? Njyewe uyu mwana ni uwa mbere, namubyaye 2010 ku itariki 26 mu kwezi kwa 11. Aya ni amafishi nayo uyu mwana? Ni ifishi ya Sandrine namubyariyeho kwa muganga. Yego. Ni fotokopi yanjye irangamuntu. Nagira ngo mbereke yuko amazina ari ku irangamuntu. Yego. Ari nayo mazina ari ku ifishi, kugira ngo atazagira umuntu uvuga ngo nshobora kuba ndi kwiyitirira uyu mwana. Uyu mwana ni njye wamubyaye, niyo mfura yanjye. Ndabona se umwana yitwa Rukundo Felicien. Ise w'umwana yitwa Rukundo Festus. Hanyuma se byandenze ubuzima buragoye pe, ubuzima buragoye. Hanyuma niki wasaba abantu badukurikiye, nk'abari bukubone bakareba ibibazo wahuye nabyo, bakareba ibibazo umwana wawe afite, niki wabisabira? Ikintu ngiye mbisabira, muri kubona ubuzima ntabwo ari bwiza cyane, kandi namwe muri kubibona. Ngize amahirwe nkabona umuterankunga umvana mu bukode, ndi muri gato y'ibihumbi 10 y'icyumba kimwe na saro, nabwo kidashinga. Niba umwana wanjye agendera mu igare, ntago hari igare ribasha gucamo, biba ngombwa ko igare ndiraza hanze nkagomba kuritwikiraho ibintu kugira ngo bataryiba, umwana akinjira mu nzu akambakamba. Ngize amahirwe rero nkabona ubushobozi, bwaba ari ubushobozi bw'izuba, bwaba ari ubushobozi mu mafaranga, nkaba nagura akazu nanjye nkagera ahantu mba. Ejo n'ejo bundi banansohora, nta kintu nkora, niba ngenda mfura n'iyo imvura yaguye hari igihe nabona n'ibyo biraka nkabwirirwa. Iyo nabwiriwe rero ntabwo umwana wanjye abona ukuntu ajya ku ishuri, kandi nta nubwo yajya kwiga atanareye. Mu bundi bufasha ni akaka bwa kabiri, kuba nabona igishoro cyo gukora, nanacuruza. Ku myaka yanjye mfite ntabwo ndaba mukuru cyane, nanashaka n'ubuzima kugira ngo mbone uko uyu mwana azaba hejo. Mbonye uko umwana wanjye abaho ejo, najya mwishyurira ishuri muri bya bindi ndi gukora. Noneho ejo nawe igihe nzaba ntakiri ku isi, nawe akazamenya uburyo kizirwariza. Niba umwana wanjye ageze mu myaka 13 atarabona se, isi umubyara, usibye kumva ngo avuka za Cyangugu, ngende muri Rwamagana, ariko se avuka muri za Cyangugu. Ndasaba ubufasha, mungiriye rwose impuhwe. Maze kubona homba nkaba nabona ibyo nkora, n'ibyo nagaburira umwana nabishakisha, agakomeza ubuzima. Niyo mpamvu nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi, iyo ufite icyo urusha mugenzi wawe urakimuha, kubera ko
ubundi abanyarwanda tugira urukundo, tukagira gusangira, tukagira gusabana. Mu by'ukuri amafaranga utunze ni ayawe, ariko wanaho mugenzi wawe ufite ibibazo byo kuba afite nka buno bumuga, adafite amafaranga, nawe akabasha kubaho. Sandrine, niki wabwira papa wa ahantu ari? ikintu namubwira ni uko muhamagara nyine nanyitabe, kandi nkamubwira yuko anambabaza. Arakubabaza? Nanjye ubona ababaye. Mw'abantu mwe, reka nsoreze aha ngaha ikiganiro nagiranye na mama Sandrine. Twari turi Rwamagana, hano mwambwe ngo n'umuhe murenge? turi mu murenge wa Kigabiro. Murenge wa Kigabiro. Mw'abantu mwe, uzanuma nzamutumikira. Ndagira ngo uvuge nimero zawe dusoza, nihagira ufite icyo afite azagira icyo akumarira. Nanjye uzanuma nzagaruka ubutumwa mbubashikirize, nta kibazo. nanjye ni 078 2 88 790. Bakunzi ba Bucece mu gace, turabizi ko muri imfura muradukurikira cyane. Reka dufashe uno muryango nawe ugire aho ugera. Sandrine, ubonye ingingo umva ko ari cyo byagufasha? Yego. Ingingo uzibonye, insimburangingo, nibura wajya ubasha kugendana n'abandi banyeshuri. Yego. Reka nsoreze aha ngaha rero, murumva ko uyu muryango ukeneye byinshi, ari Sandrine hari ibyo akeneye, ari mama we hari ibyo akeneye. Mureke tubafashe, nabo ni abanyarwanda kandi ni abacu. Reka mbashimire mwe mwadukurikiye kuri Bucece mu gace show, mwari muri kumwe na Juma hano i Rwamagana. Ciao ciao.